inzozi zirebana n'inyenyeri. Inzozi zirebana n'inyenyeri, ukarota uri kubona inyenyeri. Menya inzozi zawe, menya iyerekwa ryawe, menya ishurirwa ryawe. Abantu barota ibintu bitandukanye. Hari urota abona ibicu, hari urota abona indege, hari urota abona inyenyeri, hari urota abona inzu, hari urota abona babona ibintu bitandukanye nk'uko batandukanye biza mu nzozi. Ariko iyo ari abana b'Imana, hari igihe Imana ibinyurizamo ubutumwa bwiza. Kuva navuka senda arota inyenyeri. Warose iki? Ni byinshi, byarose byari byinshi, ariko yerese. Wari warota imodoka. Hari ikiva kinini cyaremeye gutegeka amanywa, akaba n'ikiva gito cyaremeye gutegeka ijoro, ngo ari kwirema n'inyenyeri. Izo nyenyeri rero ni astre, ni ikiremwa cy'Imana cyaremewe kumurika gifatanije n'ukwezi nijoro. Ingingo ya kabiri rero, inyenyeri isobanura inyenyeri mu rwego rwa gatatu ni Satani. Utabona inyenyeri ukagira ngo ni Yesu, buri gihe hari gihe ashobora kuba ari Satani. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri numvamo aho ngaho muri iyo message y'inyenyeri ku nzozi. Umuntu urose inyenyeri icyambere hayashite abaye muri Afrika y'Amajyaruguru, Egiputa, Libya, ikindi Tunisia, abantu bakabahagurukira icarimwe, hakaba shite yihuta uyaraguye abayobozi bisi n'inyenyeri. Kwa tugeze ngo kubirebana n'umuriro. Umuriro ushobora no kuja mu iyerekwa ukabona umuriro. Umuriro turawucana ukatugirira akamaro tukawukoresha, ariko usobanura ibintu byinshi. Uriya muriro hariya imanura umuriro uva mu ijuru, bashaka kuvuga ukuntu ubutegetsi bwaturutse iburasirazuba bukagenda bwimuka buhoro bugana iburengerazuba bugera ku mbaraga z'Iroma bukagenda, none bashaka kwerekana ukuntu buzasozwa n'igihugu cy'igihangange kizaba kiri iburengerazuba. Bashushanyaga arareba mu iyerekwa Yohana ari mu kirwa c'Ipatima mu buryo bwihishurirwa, abona ari amabombe atomike amera nk'umuriro uturutse mu ijuru, abombaridwa n'igihugu ca Amerika kizaba gifite ubudahangarwa ku isi, kandi kiri iburengerazuba. Nico bashaka gushushanya kw'iyo nyamaswa. Ubundi biriya bihano bari barateguye Abamedi n'Abaperesi n'Abakarudaya byabaga bifitanye isano n'ibigirwamana byabo. Iyo gibire yihinduranyaga mu muriro, naho yitwa Mazida yihinduranyaga muri Mazideyisime mu ntare. Abamedi n'Abaperesi rero kugira ngo bahane umuntu wacubura ubutegetsi bwabo bakajugunya mu rwobo rw'intare mu gihe ca Dariyo. Abakarudaya nabo bakajugunya mu itanura ry'umuriro mu gihe ca basore bajugunyemo ba Saduraki na Meshaki na Abedenego. Uyu munsi rero tugeze ku kintu citwa inzoka. Ukaba uryamye ukabona inzoka, undi akaba ari kurota akarota inzoka, undi akaba ari kubonekerwa akabona inzoka, undi akahishurirwa akabona inzoka. Byose ni ukubona. Undi akaza akaguhanurira ati nyamara itonde hariya hari inzoka. Hariho ibintu bitatu bitangaza bindengaho ndetse n'ibine ntazi: ubugenge bw'igisiga mu kirere, ubugenge bw'inzoka ku rutare, ubugenge bw'inkuge mu nyanja, n'ubugenge bw'umugabo ku nkumi. Hariya bavuze ko byose biruhije. Abantu barabyitwaza rero bakavuga bati kugira ubwenge nk'ubw'inzoka nyine ni ukutavuga ukuri ngo bitagukoraho. Inzoka isobanura umwanzi. Iyo bakubwiye ngo uriya muntu twarananiranwe yatubereye nk'inzoka, ni ukuvuga ngo ni umwanzi mu bantu. Umuntu ugira inzika nawe ni inzoka. Hariya ku cya munane, inzoka isobanura umwanda. Igiheruka ni 16. Inzoka ni umuntu uzi kwigana kurusha abandi, imitateur. Nizo mpamvu tugomba kwirira tukamenya ishusho y'inzoka iyije mu iyerekwa isobanura iki. Wenda abara bari kuguhiga babanzi, wenda hari habagiye kwishushanyaho, wenda haba hari abagiye kukuroga, wenda ni igikururuka gishobora no kukuruma kikagusiga mu usabwe, wenda ni indyarya, wenda ni ukukwigisha ubugenge ngo ugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Ibyo byose bisobanura inzoka iyo weretswe cyangwa wahishure cyangwa wabonekewe cyangwa warose cyangwa wabonye mu kimenyetso cyangwa igitangaza, ushakira mwaburiya busobanuro. Aha abantu ntibazaza barota inzoka buri gihe bakumva ko hari ibindi bintu barose kandi nta bihari, ari za nzozi z'ubupfu zidafite epfo na ruguru, zidafite igisobanuro. Hari inzozi z'ubwoko bubiri. Ikinyarwanda ntaho gifite amagambo. Muri Bibiliya y'Igifaransa hari ikintu bita, hari igihe usanga umuntu yaratatswe n'abadayimoni bamuhoza inzozi zo kumutera ubwoba gusa. Usanga ararota ibintu bibi, wenda ugasanga n'izo nzoka hari n'abarozi bazimwoherezaho mu buryo bw'umwuka, karahangana nabyo mu nzozi. Ibyo yamenya ari ibiki kandi atabizi. Icyo gihe
ndagusuhuje inshuti mukundwa kandi muvandimwe ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Imana. Imana iguha umugisha cyane kubera ko ufata umwanya wawe ugakurikira ibi biganiro bitambuka kuri iyi channel, kandi turakwifuriza guhirwa, kandi Imana ishorere ubutumwa bwiza ibusohoresha ibimenyetso ku buzima bwawe, yaba kuri wowe yaba ku muryango wawe. Imana ikwiteho cyane, kandi turabashimira cyane ku bagenda batwandikira abaduha feedback yuko muri kugenda mufashwa. Mukomeze kugwa neza, tubafitiye byinshi kandi mugomba kugeraho mugasobanukirwa kugira ngo muve muri confusion kubirebana n'agakiza, kubirebana n'iyisi, kubirebana n'urugendo rujya mu ijuru. Hari byinshi muzamenya kuko Imana iduhaye abakozi bayo. Rero tugarukanye na Pastor Mazi Birego. Ubushize twatuganira kubirebana n'inzozi, ngira ngo na ama episode ageze kure. Turagarutse rero uyu munsi Pastor, uyu munsi tugeze kuri episode ya kangahe? Tugeze ku inyenyeri ya kabiri. Inzozi zirebana n'inyenyeri. Inzozi zirebana n'inyenyeri, ukarota uri kubona inyenyeri. Menya inzozi zawe, menya iyerekwa ryawe, menya ishurirwa ryawe. Murumva ko tugiye kwiga ku nzozi ku bantu bashobora kurota inyenyeri. Ese barahari ko kubundi Pastor, bundi hari abantu uzi baba barota inyenyeri? Abantu barota ibintu bitandukanye. Hari urota abona ibicu, hari urota abona indege, hari urota abona inyenyeri, hari urota abona inzu, hari urota babona ibintu bitandukanye nk'uko batandukanye biza mu nzozi. Ariko iyo ari abana b'Imana, hari igihe Imana ibinyurizamo ubutumwa bwiza. Nizo mpamvu twiga buri kintu uko ibyanditswe byera bigisobanura. Kuva navuka sendarota inyenyeri. Jewe kuva navuka sendarota inyenyeri. Warose iki? Ni byinshi, byarose byari byinshi, ariko yere sindarota. Wari warota imodoka? Inshuro zitabarika. Wari warota inka? Inshuro zitabarika. Ibyo bikeneye kumenyekana. Niba Imana yarakweretse imodoka ishaka kugukoresha tukabimenya, niba Imana yarakweretse inka ishaka kugukoresha tukabimenya, cyangwa se niba hari ikiza urugiye guhura na Imana ikabikubwiye ngo bapurida wigengesere, tukabimenya dukurikije ibyanditswe byera. Niko kamaro ko kwiga inzozi. Menya inzozi zawe. Aha, karibu rero. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 8 umurongo wa 4. Zaburi ya 8 umurongo wa 4 haravuga hati: iyo nitegereje ijuru umurimo w'intoke zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ibyo waremye. Niko iryo jambo rivuga. Tugiye kuvuga ku nyenyeri. Ushobora kubonekerwa hakaza inyenyeri, ushobora kurota hakaza inyenyeri, ushobora guhishurirwa hakaza inyenyeri. Undi muntu ashobora kuguhanura ati ariko mbonye inyenyeri kwaka ku mutwe. Yego. Mbonye inyenyeri gukurikiye, akabiguhanurira. Ushobora kubona mu buryo bw'igitangazo ukabona inyenyeri igwa. Kuko Bibiliya itubwira ko inyenyeri zikagwa. Ibyo byose dushaka kumenya. Iyo ubonye inyenyeri bisobanura iki? Inyenyeri ya mbere ni astre. Imana ku munsi wa 4 irema ibiva binini. Ijambo ry'Imana riravuga ngo irema ibiva. Hari ikiva kinini cyaremeye gutegeka amanywa, hakaba n'ikiva gito cyaremeye gutegeka ijoro, ngo ari kwirema n'inyenyeri. Aho ari ku munsi wa 4. Izo nyenyeri rero ni astre, ni ikiremwa cy'Imana cyaremewe kumurika gifatanije n'ukwezi n'ijoro. Inyenyeri nizo twasomye hano muri Zaburi ya 8 umurongo wa 4 ngo iyo nitegereje ijuru umurimo w'intoke zawe, ukwezi n'inyenyeri ibyo waremye. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri rero, inyenyeri isobanura Yesu Kristo. Byanditswe muri Petero ya 2 igice cya mbere umurongo wa 19 havuga ngo nyamara mufite ijambo ryo kwizera rirushaho gukomera, muzaba mugize neza nimuryizera, kuko rimera nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Bisobanura ngo inyenyeri mu rwego rwa kabiri ni Yesu Kristo.
Yesu ni inyenyeri. Hariya rero inyenyeri mu rwego rwa gatatu ni Satani. Usomye Yesaya 14 umurongo wa 12 haravuga ngo mwana w'umuseke wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru ko baguciye ukagwa, waribwiraga uti nzazamuka nje mu ijuru nzamura intebe yanjye. Uwo ni Satani. Satani nashushanya ni nyenyeri kuko azi kwigereranya nk'uko twavuze ubushize, nk'uko Kristo ari intare yo mu muryango wa Yuda, nawe yarabishakishije yita intare yivuga kugira ngo abantu bamenye ko hari ibintu hari imbaraga zihanganye. Ejo utazabona iki ukakivangiranya n'iki, utabona inyenyeri ukagira ngo ni Yesu, buri gihe hari igihe ashobora kuba ari Satani. Icyakane noneho inyenyeri risobanura ngo abandi ba marayika. Hari ijambo ry'Imana rivuga mu Byahishuwe ibice 12 ku murongo wa 3 n'uwa 4 havuga ngo ca kiyoka umurizo waco ukurura 1/3 c'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya hasi. Bisobanura ngo nk'uko Satani ari inyenyeri n'ingabo ze hari igihe bazita inyenyeri. Ari mu Byahishuwe 12 umurongo wa 3 n'uwa 4 ni inyenyeri n'abamarayika. Icyakane noneho rero inyenyeri ni abandi ba marayika. Icya gatanu inyenyeri n'abayobozi b'ubwoko bw'Imana. Hariya muri Daniyeli ibice 8 umurongo wa 10 haravuga ngo kagahembe karakura. Byanditswe hano muri Daniyeli. Twasome Daniyeli ibice 10 ibice 8 umurongo wa 10 bara 8 umurongo wa 10 haravuga ngo rihinduka rinini ni ryahembe rigera mu ngabo zo mu ijuru. Izo ngabo zo mu ijuru ni ubwoko bw'Imana, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe rijugunya hasi rirabisiribanga. Ingabo zo mu ijuru nk'ubwoko bw'Imana byanditswe muri Yesaya ibice 13 umurongo wa 4 ni ubwoko bw'Imana bwatoranijwe. Ariko hari inyenyeri batubwiye ko ari abayobozi b'ubwo bwoko bw'Imana. Ni uvuga ngo mu bwoko bw'Imana harimo ubwoko bw'Imana, hakaba n'abayobora ubwoko bw'Imana bagereranywa n'inyenyeri. Inyenyeri ni abayobora ubwoko bw'Imana hariya dusomye. None ingingo ya 6 abayobozi b'amatorero mu Byahishuwe igice cya 1 umurongo wa 20 batubwira ko hari ibitereko by'amatabaza 7 n'inyenyeri 7. Bavuga ngo izo nyenyeri nibo ba marayika 7 aribo bayobozi b'ayo matorero bamurikira ayo matorero. Naho 7 inyenyeri ni abana ba Yakobo. Hari Itangiriro 37 umurongo wa 9 ariho Yakobo yarose inzozi akavuga ngo twari mu murima w'ingano duhambira imiba, noneho tumaze guhambira imiba 11 iraza yikubita imbere y'umuba wanje. Noneho rero niyo yavuze ngo nabonye inyenyeri 11 ziza zinyikubita imbere. Bisobanura ngo bene se bari 11 ngo azabategeka. Na Sara zirotora avuga ati ugiye kwikoraho, uravuze ngo wabonye izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 byaje bikwikubita imbere, uravuza ngo uzantegekana na nyoko na bene so. Aravuga ngo izo nzozi uzigire ubwiru uzigire ibanga. Ziriya nyenyeri 11 zashushanyaga bene se wa Yosefu, nawe ari inyenyeri imwe muri bo. Noneho bakaba inyenyeri 12. Noneho ukwezi kukaba Rasheli, noneho izuba rikaba Yakobo aho ngaho. Hariya noneho ukwezi mu Byahishuwe 12 avuga ngo mbona ikiyoka. Noneho kuri wa mugore wambaye izuba, ukwezi munsi y'ibirenge bye yari yambaye ikamba ririho inyenyeri 12 zashushanyaga urubyaro rwa Yakobo. Inyenyeri 12 ni urubyaro rwa Yakobo.
no hariya mu itangiriro 15 umurongo wa mbere kugeza 5 aho Imana yavuga ngo sohoka ubare inyenyeri zo mu ijuru uzitegereze uko zitabarika, ni kuri urubyaro ruza gukomoka ruzambera ruvuga ngo inyenyeri ni abantu benshi batabarika. Twumvise ko inyenyeri igihe cya mbere ari astre, ikiva kimurikira ijoro, iya kabiri ni Yesu, iya gatatu ni Satani, iya kane ni abandi bamarayika, iya gatanu ni abayobozi b'ubwoko bw'Imana, iya gatandatu ni abayobozi b'amatorero, iya karindwi ni urubyaro rwa Yakobo na Rasheli, umunane noneho ni abantu benshi batabarika. Turareba noneho umuriro, icya kabiri nyuma y'inyenyeri turareba umuriro. None pazi tukiri aho ngaho ubwo kudusobanura iby'inzozi zirebana n'inyenyeri, wari uri kudusobanurira inyenyeri ngo umuntu wese uzazurota inyenyeri ajya akora ubushakashatsi, ashingiye ku byo yamenye, ashingiye n'ibiharimo, ashingiye ku biharimo, hanyuma yifashisha Bibiliya akurikije inyenyeri, areba ati naba ngiye kubona iki, naba ngiye kugwa muki. Ese iriya nyenyeri yaba ari Satani? Ese yaba ari Satani nkaba ndi mu bihe bibi, Imana ikaba iri kungendera ngo ni ngaruke nikosore. Se yaba ari Yesu wagendereye hari ubutumwa bwiza bugiye kungeraho, cyangwa anshakaho gukizwa, kuko Yesu agendera n'abanyamahanga iyo bashakaho gukizwa. Kandi Imana twavuze ko mwiyerekwa no mu nzozi isanga n'abanyamahanga, nk'igihe yasangaga bakuro, igihe yasangaga ba Nebukadinezari ikabihishurira kandi atari abayuda. N'umupagani rero iyo agiye gukizwa burya hari igihe ubutumwa buza akaba ari Kristo wamugendereye. Paulo aje Damasiko, umugambi we wari mubi, n'umutima we wari mubi, ariko Yesu Kristo aramutoranya, aramugenderera, ahura n'umuco yikubita hasi. Ntabwo Yesu yavuze ngo ni umugome, ahubwo Yesu agenderera uwashaka kubw'umugambi amufiteho. Icyo gihe rero urireba ukigenge ukanasenga, ati byaba bishaka iki Imana kuri kunzira mu nzozi muri ubu buryo, nkabona iki, akabanza yasoma mu buryo 8 inyenyeriza. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri numvamo aho ngaho muri iyo message y'inyenyeri ku nzozi. Umuntu urose inyenyeri, icya mbere nabanze amenye inyenyeri kivuze muri ibi byose byanditswe byera. Icya kabiri nuko yigenzura akareba igihe ahagazemo niba gihuye n'inyenyeri yasomye hariya aho ngaho. Bizamufasha mbega kuba hadafite urujijo kubirebana n'inzozi zirebana n'inyenyeri, kuko hariya mu byahishuye 16 ku murongo wa 14 havuga no kugwa kw'inyenyeri. Yego, bisobanura ngo gutagaciro k'ubutegetsi bw'isi. Inyenyeri ni abayobozi b'isi. Bone byashuwe kangahe? 6 harikuva ku murongo wa 14 twasome wumva uko avuga. Inyenyeri zo mu ijuru zigwa mu isi, uko umutini unyeganyejwe n'umuyaga. Trebye icyo gihe ni ubuyobozi bwimitswe n'abantu. Imana none ikuraho mu buryo bw'imisubizo, mu buryo budateguye, kubona ngo kanaka iri umuyobozi ukomeye yavuyeho, kanaka yashite abaye muri Afrika y'Amajyaruguru, Egiputa, ikindi gihugu cyakurikiyeho ni Libya, ikindi Tunisia. Abantu bakabahagurukira icarimwe, hakabaho shite yihuta, uyaraguye. Abayobozi b'isi ni inyenyeri. Okay. Bo twagiye rero ahandi. Twatugeze ngo kubirebana n'umuriro. Umuriro. Ushobora no kuja mu iyerekwa ukabona umuriro. Umuriro turawucana ukatugirira akamaro tukawukoresha, ariko usobanura ibintu byinshi. Hariya ku gice cya mbere umuriro usobanura ubwiza bw'Imana. Mu Kuva 19 umurongo wa 18 aravuga ngo Uwiteka amanukiye ku musozi Sinayi aje mu muriro. Bisobanura ngo ubwiza bw'Imana. Kuko Uwiteka, Abaheburayo 12 umurongo wa 29 havuga ngo Imana nayo ni umuriro ukongora. Baba bashaka kuvuga ubwiza bw'Imana, ariko hariya mu Kuva ni ubwiza bwayo bwamanukiye ku musozi Sinayi. Mose akazamuka ari we wenyine wemere kwegera ubwiza bw'Imana. Imana ikamubwira ngo kweta inkweto, kuko uhagaze arahera. Hari ubwiza bw'Imana budasanzwe, bakabyitira n'umuriro.
noneho umuriro ku cya kabiri ni itabaza. Hariya mu kuva 13 umurongo wa 21 hari inkingi y'igicu bavuga yamurikiraga ubwoko bw'Imana Isirayeli bari kuva mu Egiputa, noneho bageze mu butayu. Inkingi y'umuriro Imana ikishushanya muri ya nkingi y'igicu ku manywa, noneho nijoro igahinduka inkingi y'umuriro. Uwo muriro aho ngaho byasobanura gitabaza, imurikira ubwoko bw'Imana buri mu rugendo. Umuriro rero kwa kabiri ni umwuka wera. Abalewi 6:6 avuga ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntukazime. Hariya rero mu byakozwe n'intumwa 2 umurongo wa 4 avuga ngo haboneka indimi zisa n'umuriro, bashaka kuvuga ko umuriro ari umwuka wera. Iyo umuntu avuga ubutumwa bwiza rero, kuko umwuka wera ashushanya ibintu 7, umuriro nabyo bikaba biribo. Icambere akaba ashushanya inuma, ica kabiri akaba ashushanya umuriro, ica gatatu akaba ashushanya amazi, ica kane akaba ashushanya umuyaga, ica gatanu akaba ashushanya amavuta, ica gatandatu akaba ari ikimenyetso, ica kane akaba ari indwate. Hariya ku muriro ni ica kabiri gishushanya umwuka wera. Iyo umuntu abwiriza ubutumwa bwiza n'imbaraga, usanga abantu bavuga ngo ariko yari afite umuriro. Abandi bakavuga ngo yari afite amavuta, baba bashaka kuvuga ngo yarayobowe n'umwuka wera. Bashatse kugereranya umwuka wera n'umuriro, kwihutisha ubutumwa bwiza. Irya jambo ry'imbaraga riturutse ku mwuka wera, iyo ubwirije ubutumwa bwiza rifata abantu benshi vuba, kuko umuriro mu ishamba mu gihe cy'iki rishobora gukwira ishamba ryose, bikamera nk'ubutumwa bwiza bw'amamaye bugakwira isi yose. Nizo mpamvu babyitiriye umuriro. Icya kane noneho rero, umuriro hariya ni igitinyiro cy'Uwiteka. Igitinyiro nose ngo umuriro ni ikintu gitinyitse. Hari abavuga ngo Imana nayo ni umuriro ukongora, bisobanura ngo mutinye Imana, nta ruwe wese upfa kwegera ubwiza bwayo. Ni umuriro. Hari kuri 5 umuriro ni intwaro za kirimbuzi. Dusomye mu byahishuwe ibice 13 umurongo wa 13 hariya 13 ibyahishuwe umurongo wa 13 haratubwira hati wala 13 hano haravuga ngo kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo ca nyamaswa yari ikomeretse n'inkota ikabaho. Bisobanura ngo uriya muriro hariya imanura umuriro uva mu ijuru, bashaka kuvuga ukuntu ubutegetsi bwaturutse iburasirazuba bukagenda bwimuka buhoro bugana iburengerazuba bugera ku mbaraga z'Iroma bukagenda, none bashaka kwerekana ukuntu buzasozwa n'igihugu cy'igihangange kizaba kiri iburengerazuba. Ubwo ni ikihe? Bashushanyaga intwaro za kirimbuzi zizaba zacuzwe n'ubudahangarwa bwa Amerika mu minsi y'imperuka. Noneho rero igihe hazaba intambara ko izamanura umuriro uva mu ijuru, bashaka arareba mwiyerekwa Yohana ari mu kirwa c'Ipatima mu buryo bwihishurirwa, abona ari amabombe atomike amera nk'umuriro uturutse mu ijuru, abombaridwa n'igihugu ca Amerika kizaba gifite ubudahangarwa ku isi kandi kiri iburengerazuba. Nico bashaka gushushanya kw'iyo nyamaswa. Noneho rero hano umuriro 6 ni urubanza. Ibyahishuwe 20 umurongo wa 10 hano haravuga ngo 20 umurongo wa 10 havuga ngo umurongo wa 10 aravuga ngo kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na bamuhanuzi b'ibinyoma, bazababazwa ku manywa na nijoro ariko iteka ryose. Uwo muriro azajugunwamo ufite sembore y'urubanza. Ni Imana izakoresha nk'uko indahiro yayo yavuze ngo sinzongera kurimbuza iyi amazi, ahubwo igihe kizaza abantu bazarimbuzwa n'umuriro. Uwo muriro usobanura urubanza. 7 arico giheruka
umuriro usobanura amakara yo gutekesha. Ariya makara bacana abari mu ishamba tukayagura. Uwo muriro rero urebye aho wanditse, urebye kuva ibice 35 ari ku murongo waho wa mbere, haravuga ngo Abisirayeli ku munsi w'isabato bagombaga kwigengesera, hakaba abakuru b'ubwoko bo kubagenzura, ntihagire ucana umuriro mu ziko rye. Uwo muriro bashaka kuvuga ni uw'inkwi, ni uw'amakara. Noneho rero ibyo uzabona uzabishanishe n'ijambo ry'Imana, urebe uyu muriro wabonye waka washushanya giki, kuko n'ubutegetsi bw'i Babuloni bw'abakarudaya hari ikigirwamana cyawo cyitwa Gibire, aho ni mu mateka. Kugira ngo kivuge cihinduranye bumve ijwi ryaco, bajaga baracana umuriro w'itanura, noneho uwo bahanye kugira ngo za mbaraga z'Imana zimurye zimusotsobe, bakamutera mu itanura ry'umuriro. Ubundi biriya bihano bari barateguye Abamedi n'Abaperesi n'Abakarudaya byabaga bifitanye isano n'ibigirwamana byabo. Iyo Gibire yihinduranyaga mu muriro, naho yitwa Mazida yihinduranyaga muri Mazide y'isime mu ntare. Abamedi n'Abaperesi rero kugira ngo bahane umuntu wacumuriye ubutegetsi bwabo, bakajugunya mu rwobo rw'intare mu gihe cya Dariyo. Abakarudaya nabo bakajugunya mu itanura ry'umuriro mu gihe cya ba basore bajugunyemo ba Saduraki na Meshaki na Abedenego. Umuriro rero ushushanya amakara, ariko benshi bawukoreshaga guhana bifitanye isano n'ibigirwamana byabo. Imana yacu idusange igihe tubonye inzozi, igihe tubonye iyerekwa, igihe tubonye ishurirwa, igihe duhanuriwe ku byerekeye umuriro, winjiye mu byanditswe byera, noneho urebe. Kuko hari igihe ushushanya ikintu kibi nk'urubanza, ariko hari n'igihe ushushanya ikintu cyiza nk'umwuka wera. Ico gihe uramenya ukabivuga ati ni umwuka wera se cyangwa se ni urubanza, ukurikije amateka hari, ukurikije ibihurimo, ukurikije aho uturiye, uzasobanukirwa maze gusaba ibyanditswe byera. Uwo muriro wabonaga ushobora kuba unashonje ukarota amakara, kuko tuyiyambaza tukayitabaza igihe dushaka kubona ibyo kurya, nabyo ukabibona. Iyo bavuga ngo amakara yahenze, bavuga amakara y'ishamba, ntabwo bavuga amakara y'icubahiro cy'Imana, ntabwo bavuga amakara y'umwuka wera, ahubwo bavuga amakara y'ishamba nayo yatsa umuriro. Imana yacu dusange kugira ngo nitubibona tubashe kubigereranya. Ureba aho byanditswe mu byanditswe byera hose, n'ababihanuye ntabwo babihanuye kimwe, kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibihuje n'ubuzima bwawe, bwaba ubw'isi bwaba ubwa gikristo, uzabasha kubitandukanya kandi bizagufasha. Hari amagambo dusoma mu Balewi igice cya 6, Imana iha Mose amategeko ngo abwire Aroni n'abahungu be ngo umuriro uhorewaga ku gicaniro ngo ntukazime. Ese uriya muriro uwo usobanuye iki? Kubera ko hari abantu bakunda kurota inzozi, akabona aratetse cyangwa akabona agiye mu ishyamba, arasenya inkwi, aratashya, kaza gacana umuriro rwose mu rukaka gacana, akenshi akabara kamuza avuga ati ubanza ngiye kujya mu bihe byiza byo gusenga, ugasanga arabyitira gusenga. Uriya muriro usobanura iki? Hariho n'abawucana bamara kubitanura, ahubwo bakawusimbuka bawita umubatizo, bakaba bati urawusimbuka ukotse maze ibyaha bisigaremo. Hari n'abawukoresha ku bw'ububatizo nk'uko ari abakoresha inkoni, bakagukubita ngo bari gukubitira icyaha muri wowe kugira ngo bacahe kamere ntikongere. Bakarinda bagukuramo umwuka kamere itarakuvamo. Iyo ni imyumvire y'amadini atandukanye, ariko umuriro wo ku gicaniro Imana yavugaga uhore waka, ni ukuvuga ngo imikorere y'umwuka wera mu masezerano yombi yari itandukanye. Noneho rero urabizi ko mu gihe cya Dawidi, Samuel agasuka amavuta kuri Dawidi, umwuka w'Imana akamuzaho cyane. Hariya noneho kuri Samusoni avuga ngo agahura n'umugunzi w'intare, n'Abacamanza 14 ku murongo wa 6, ngo maze umwuka wera w'Imana akamuzaho cyane, agafata yantara akayitanyagura, bitewe na mwuka arawamujeho. Umwuka wera ntabwo isezerano rya kera bigeze bawubatizwamo, ntabwo wigeze utura muri bo, ahubwo wazanwaga no gutabara habaye ikiza
c'umuntu atashobora nk'umuntu yatanyaguza intare ari umwe hatarimo imbaraga. Dawidi akarwana intambara akazinesha, yamara kunesha umwuka wera akamuvaho akongera agasambana nk'uko bisanzwe, akica nk'uko bisanzwe. Umwuka wera waza gutabara ugasubirayo, ukaza utabara mu mantane mbatamporere noneho hariya ni ukuvuga ngo umutambyi aje arahora yiyejeje kugira ngo za mbaraga z'Imana zakoraga mu ihema ry'ibonaniro zimugumeho, kuko hari ikintu cyitwaga shekina zari kugaragara kw'Imana ariko hakabamo imbaraga zayo. Burya kurya kwikubita hasi k'umutambyi winjiye ahera adakiranuka agakubita umutwe ku ntebe y'ihongerero, burya imbaraga zari munsi y'abamarayika bahuje amababa b'abakerubi. Ubwo ni ukuvuga ngo ahore yiyeza, bigaragara ngo agumane umuriro muri we, bigaragaza ngo agumane imbaraga z'Imana muri we kugira ngo adahura n'ibiza runaka, kandi kuko ari gutambirira ubwoko bw'Imana atambirira ubwoko bw'Imana kiranuka. Nico washaka kuvuga. Ubwo nk'umuntu arose izo nzozi noneho yagiye gusenya, kaza aracanya umuriro, akaba nubwo awucana wenda ukamunanira kuwucana, icyo ni cya mbere. Akaba ubwo noneho awucanye wenda ukakwagira hagati inkwi zikanga kwaka, ukabona ni umwotsi gusa uracumbeka. Ubwo ibyo wabisobanura ute kugira ngo umuntu nabirota amenye icyo arose? Icyo gihe arasoma, kandi uko azaba ari imbere y'Imana sinkuzi. Tuvuge twaragiye igihe kirekire, ariko hari igihe twaburaga umuriro tukawifuza, twamara kuwifuza tukararamagamira tutagira umuriro, ariko igihe turayamagaramira tukarota uri kwaka twawubonye, kuko niho ibitekerezo byacu byabaga biri. Undi ashobora kwifuza umwuka wera akaza kugira ati nsengera Jarike mpabwa umwuka wera, mbatizwe mu mwuka wera, ukamusengera umwaka ntihagire ikimenyetso kigaragara, ariko Imana yabigiye gusubiza akabona umuriro, atangiye kujya wuruta. Araza akakubwira ati ko ntangiye kurota umuriro, ukavuga ati kuko aricyo cari icyifuzo cawe, twatumaze iminsi mu bihe byiza byo gusenga, ugiye kubona imbaraga z'Imana. Icyo gihe ukamufasha. Hanyuma kuwucana ni ugusenga. Hanyuma kuba wanze kwaka ni ukuvuga ngo ufitanye ikibazo n'Imana, niba umwotsi wacumbye ni ukuvuga ngo reba hagati yawe niba ubusabane bwawe n'Imana bugihagaze neza. Bivuga ngo niyo wasenga ntago byakunda ngo umuriro kwakemo bitewe nuko hari ikibazo ufitanye n'Imana. Niyo mpamvu uri kuwucana bikanga. Mu nzozi urabimenya. Hari igihe ushobora kwinjira mu rusengero ugiye kubwiriza, wamara guhagarara mu rusengero mu nzozi wenda ukabona abakirisitu barahagurutse baragiye, hari ico bikubwira bati wenda ubutumwa nazanye ntabwo ari ubw'Imana yampaye. Ariko ubwo ntibashobora kugenda kandi ari ubutumwa bwa nyabwo wenda, ahubwo bari ko banze kubwumva. Hari igihe bwaba ari ukuri, nizo mpamvu usoma ubutumwa bwiza bukora bute. None ugasoma nk'uko dusomye ingingo 7 ku muriro, 8 ku nyenyeri, nawe ukazirangiza ku butumwa bwiza. Mu yandi magambo ku buryo wanagera hari Yesu yavuze ubutumwa bakamusohora bamwirukankana, bakanakwica, kandi yaravuze ubutumwa bwa kandi yaravuze ukuri. Nahura ugifite mu mutwe wawe, ukaba ufite mu mutwe ati Bibiliya irakigaragaza nacyo. Sahantu ugiye kuvuga ubutumwa bashobora kunyirukankana ko ntuba mfite ubutumwa bwa nyabwo, ko ndabakomeretsa. Hari abantu benshi bagiraga inzozi ntibasobanukirwe, karota karogahora n'ubwoba, bavuga ati ibintu arose biteye ubwoba kandi wenda ari message Imana yamuhaga. Hakaba abandi bavuga ngo wa umuntu nibuza akansobanura zino nzozi, akaba abandi bavuga ngo buriya muntu afite impano yo gusobanura inzozi ku buryo yanagiye akamusobanura bitari byo, ariko nta muntu n'umwe utagira impano yo kwisobanura inzozi, ahubwo biterwa no kutabaye mu ijambo ry'Imana. Ntabwo yabaye mu ijambo ry'Imana. Ikintu cyose kiravugwa ikizatubaho cyose. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo ugisomye cyangwa usomye Bibiliya, kuko hari amakuru menshi ubuzimo, kandi Bibiliya ntibeshye ibivuga n'ukuri. Ibyo urose ahubwo kora research mu bintu byose wasomye biri muri Bibiliya, uvuga ati nkurikije situation magazemo uyu munsi ukonsa, nkaba nzi ibi nibi bivuga muri Bibiliya, shobora kuba ari Imana ivuze cyangwa ari Satani cyangwa ari ibyanjye, nkuko pastor avuze ati twashakaga umuriro turagiye tukawubura, twaryama tukarota umuriro uhari. Ubwo rero nawe ushobora kuvuga uti nuko maze iminsi mbitekerezaho, ahasanga ariyo mpamvu byaje. Hanyuma rero dukomeze kujijuka mu birebana n'urugendo bizatuma
abantu bataza kutubeshya ibintu byinshi cyane ko Imana ishaka gusohoza intego yayo idakoreshwa abakristo gusa. Iryo jambo bavuze ngo n'abapagani bayisome nabo birabareba kuko Kuro yari umunyamahanga, Nebukadineza yari umunyamahanga, nani Koroneli yari umunyamahanga, ariko Imana ikabagenderera mu mbaraga zayo kandi bakerekwa bigiye kuba. Umupagani rero nasome Bibiliya, yego umukristo asome Bibiliya kuko ibyabo byose birahari. Imana iganiriza abantu bose ariko ikabaganiriza mu nzira zitandukanye. Twavuze ko Imana iganiriza abantu mu kubonekerwa nk'uko yaganiriye na Aburahamu, tuvuga ko Imana yaganiriye na Yakobo mu nzozi, Imana ikaganira na Danieli mu kwerekwa, none Imana ikaganira na Yeremiya mu buhanuzi, Imana ikaganira na Berushazari mu nyandiko zidasobanutse, Imana ikaganira na Gidiyoni mu kimenyetso n'igitangaza, Imana ikaganira na Yohana mu kirwa c'Ipatimo mu ihishurirwa. Izo nzira Imana yateguye ukwazirindwi, abantu bose bavugana nayo. Kuvugana n'Imana ntabwo bisaba gusa umuntu aba umukristo, ni Imana ishaka gusohoza umugambi wayo gusa ku bantu bayo, ibinyuzaho ishaka kuko abantu bose ni abayo. Uyu munsi rero tugeze ku kintu cyitwa inzoka. Ukaba uryamye ukabona inzoka, undi akaba ari kurota akarota inzoka, undi akaba ari kubonekerwa akabona inzoka, undi akahishurirwa akabona inzoka, byose ni ukubona. Undi akaza akaguhanurira ati nyamara itonde hariya hari inzoka, undi akaza akakubwira ati hari undi watweretse inzoka mu buryo bw'inyandiko, undi ayizana mu buryo bw'ishusho, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Mose yamanutse inzoka ku giti akayizana mu buryo bw'ishusho. Ubwo tugiye kureba inzoka dusomye mu Migani ibice 30 umurongo wa 18 twumva uko avuga. Hariho ibintu bitatu bitangaza bindengaho ndetse n'ibine ntazi: ubugenge bw'igisiga mu kirere, ubugenge bw'inzoka ku rutare, ubugenge bw'inkuge mu nyanja, n'ubugenge bw'umugabo ku nkumi. Hariya bavuze ko byose biruhije. Igisiga kikagenda mu kirere ntaho gifashe ntikigwe, inzoka ikanyura ku rutare ntinyerere kandi itagira amaguru ifatisha cyangwa itagira inzara, ariko inguge mu nyanja nayo ntirigite kandi ihagaze ku mazi kandi ifite uburemere. Baravuga ngo nabyo biraruhije, ngo niko ubugenge bw'umusore ku nkumi. None turaganira ubu inzoka. Icyambere ni igikururuka. Usomye Itangiriro 3 umurongo wa mbere ni igikururuka, nicyo kibanze. Ku munsi hariya wa 5 Imana yaremye ibifite ubugingo, byari birimo ibiguruka, byarimo ibyigenza, byari birimo ibikururuka. Ni ukuvuga ngo Itangiriro cyambere kugeze ku murongo wa 24 hariho ibikururuka. Inzoka rero ibarizwa mu bintu byitwa reptile, ibikururuka. Icyambere ni igikururuka mu bifite ubugingo. Icya kabiri noneho inzoka nubisobanura ngo ubugenge. Umuntu ugira ubugenge ngo aba ameze nk'inzoka. Ubwo se umuntu ugira ubugenge n'ubuhe? Ubugenge ni umuntu ukora ikintu mu buryo budasobanutse cyangwa se mu buryo ubugenge instinct. Ni ikintu Imana yaremanye amatungo atagira ubwenge ariko akagikora atigishijwe, ariko ubwo bugenge abantu bakabukoresha mu buryo butandukanye. Inzoka rero igira ubugenge kuba ishobora kurira urutare ruri kunyerera itagira amaguru, ikarusa kandi wayikanga ikarwirukaho ntinyerere ngo igwe. Baravuga ngo biri mu bugenge bukomeye, nk'uko igisiga cyaba kiri mu kirere ntikigwe. None se pastor, uri kudusobanurira ku birebana n'inzozi ukaweretswe inzoka. None ngiye kuvuga ibyisobanura byose kugira ngo uje urahitamo wowe waba wabonye iki. Kuko icyambere hano ni igikururuka. Ibyo nibyo murashobora kubona inzoka akavuga ati nukwigegesera wenda ziraza kuturya nijoro, nta ubizi. Nabivuzeho mvuga nk'intare, mvuga ko bamwe bashobora kwikekeranya nk'inyamaswa zo muri Kagera.
kavuga ko bamwe abandi bakavuga ko wenda intare ni Kristo kuko ari intare wo mu muryango wa Dawidi. Ati bana buriya yangendere kuko mbishuriye umwana wayo. Undi akabona ko ari Satani kuko inzoka intare ni Satani, ni intare yivuga. Petero ya 5:8. Undi akabona ko ari ubutegetsi bukomeye harango mbona inyamaswa iva mu nyanja. Ya indi yasaganingwe ikagira amajanja sana ya ruko ikagira akanwa gasa n'akintare. Nayo bakavuga bati ubutegetsi bugiye guhirima boja amaraso abantu batangire bahunge. Ni inzoka rero ifite byinshi ni 16. Icyambere ni igikururuka. Icya kabiri ni ubugege hara mu migani dusomye. None icya gatatu ni umunyamakenga. Hariya muri Matayo ibice ni 10:16 Yesu avuga ngo mugende mutagira amahugu nkinuma ariko mugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Abantu barabyitwaza rero bakavuga bati kugira ubwenge nk'ubw'inzoka nyine ni ukutavuga ukuri ngo bitagukoraho. Umuntu akaguhamagara uhagaze ibusanza ariko azi muri Mideni ukavuga ngo mpagaze Remera kugira ngo atagushakira huri. Icyo gihe bakubaza batukoze icyaha ukubeshe ati nagize ubwenge nk'ubw'inzoka. Inzoka rero bayisobanura ngo umunyamakenga, gukeka ngura mu ntambarije iki. Ubwo iyo nzoka isobanura umunyamakenga. Noneho icyakane inzoka ibice itagiriye igice cya 3:1 ni uburiganya. Inzoka ni umuriganya. Iyo bakwise inzoka uvuze ngo uri umuriganya mu gifaransa bavuga ngo ni rize, umuntu umuriganya. None icya gatanu hariya inzoka isobanura ubwanzi. Mu byahishuwe 12:9 aravuga ngo ari wo mwanzi na Satani. Inzoka isobanura umwanzi. Iyo bakubwiye ngo ura muntu twarananiranwe yatubereye nk'inzoka ni ukuvuga ngo ni umwanzi mu bantu. None icya gatandatu inzoka mu byahishuwe 22 bavuga ca kiyoka. Mbona marayika amanuka afite umunyururu mu ntoke afata ca kiyoka akibera kugira ngo kibari imyaka 1000. Hariya inzoka ni Satani. None icya karindwi inzoka itangiro 49:17 isobanura inzika. Umuntu ugira inzika nawe ni inzoka. Hariya ku cya 8 inzoka isobanura umwanda. Hariya ngo uzagenda ukurura inda hasi kandi ibyo kurya byawe bizaba umukungugu wo ku butaka. Noneho isobanura ngo n'umwanda. Inzoka hariya mu Zaburi 120 kugera kwa 2 ni umunyarugomo. Umunyarugomo 120 no 2 avuga ngo inzoka y'ubwanzi bukomeye. Inzoka 10 ni ikivume. Kuko biramo neza ngo icya 10 ni ikivume. Ubaye ikivume mu matungo yose. Kuva uyu munsi wa none uri ikivume kuko abaye intandaro yo kugwa kwa Adamu na Eva uhindutse ikivume. Wabaye intandaro yo kugwa kwa Adamu na Eva ubaye ikivume. Inzoka rero ni ikivume. Ku 11 inzoka ni ikintu giteye ubwoba. Muri Amose ibice 5 umurongo wa 19 haravuga ngo umuntu ashobora guhura n'ibiteye ubwoba ngo yahunze agahura n'intare, yabirinduka agahura n'idubu, yakwisha mu nzu ashaka kugira ngo arokoke ya ntare na rya dubu ngo akegamira inzoka. Nuvuga ngo kuko yahahamutse agahamurwa n'intare agahamurwa n'idubu, iyo yinjiye mu nzu akegamira inzoka arongera agahamuka kuko inzoka iri mu biteye ubwoba. Icya 12 inzoka nutizera. Yohana umubatiza yabwiye abafarisayo ngo mwabana b'inshiramwe, ninde waburiye guhunga umujinya uzatera? Bisobanura ngo babwirijwe ubutumwa bwiza banga kwemera, barashidikanya, barabigisha banga guhinduka. None Yohana umubatiza abita abana b'inshira, bisobanura ngo ni tsinda ry'abantu batizera. Hariya inzoka kubara 10:28 kugeza ku 9 ni imbabazi. Mu butayu
Imana yoherereje abisirayeli inzoka zuzuye ubusabwe bwica, zirabarya. Zimaze kubarya, Imana ibwira Mose ngo ubwo bari gutakamba kandi basaba ngo utakambire Uwiteka, acura inzoka mu muringa wimanike ku giti. Numara kwimanika ku giti, abarayireba bose ntubabwire, barayireba pari hazari. Ni ukuvuga ngo uko abisirayeli bari mu mahema yabo bazenguruka, nawe ushira inzoka ku giti, uragira amahirwe akayireba, noneho arakira ubusabwe bwa ya nzoka. Bisobanura ngo Yesu Kristo kugira ngo tubashe gucungurwa, yaje gucungura abanyabyaha. Ariko ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba kabiri ibice ni 5 umurongo hari wa 20 na 21 aravuga ngo utarigeze ukora icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo abari abanyabyaha bose duhinduke ukugukiranuka kw'Imana. Bisobanura ngo abari abanyabyaha Yesu yikoreye ibyaha byabo, amaze kubibambura byikoreye bahinduka abakiranutsi. Abari bariwe n'inzoka rero, Imana itegeka Mose gucura inzoka mu muringa, ayimanika ku giti, ariko ntiyababwira ngo barebe iriya nzoka, ahubwo bayireba bari mu mahema. Abayirebye bose bagakira uburibwe, bakaba bazima kubw'imbabazi z'Uwiteka. Noneho muri ya nzoka, kuko isa n'inzoka zabariye kandi kabije kwikorera imibabaro yose y'ubusabwe bwica, ihinduka imbabazi. Inzoka ica 14 ni indyarya. Hariya mu Migani 23 birahari abantu biryarya, uburyarya bw'inzoka. Umuntu ukubwira amagambo atavuye ku mutima ntayasohoze abahindutse nk'inzoka. Inzoka isobanura uburyarya. 15 inzoka isobanura uburozi. Umubwiriza ibice 8 hariho inzoka, haravuga ngo umugombozi yariwe n'inzoka ntabashe kwigombora aba yaramaze iki? Bisobanura ngo inzoka isobanura uburozi, kandi inzoka zigira ubusabwe bwica yikurumye isaba kugomborwa. Ubwo rero umurongo bashaka kuvuga ko iyo umuntu avuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bakizwe, ubwe akaba atarakizwa, ubutumwa bwiza yavuze buba bwari bumaze iki? Iyo umugombozi ariwe n'inzoka kandi asanzwe agombora ubusabwe bwayo, noneho igihe kimwe akaribwa n'inzoka, yakoresha bwa bugombozi bwe ntiyigombore. Ijambo ry'Imana bambese aba yaramaze iki? Bigaragara ko abandi yagomboraga burya batabagomboraga by'ukuri. Inzoka rero ni uburozi. Igiheruka ni 16 inzoka ni umuntu uzi kwigana kurusha abandi, imitateur. Imana ituma Mose na Aroni kugira ngo baje gukura ubwoko bwa Isirayeli mu Egiputa, bamubwiye ngo Imana ngo Farao natubaza ikimenyetso kigaragara ko adutumye tuzakora iki. Imana yarababwiye ngo muzajugunye inkoni hasi. Wowe nkugize nk'Imana Mose, mukuru wawe Aroni arahinduka nk'umuhanuzi imbere ya Farao. Bagezeyo Farao asabye ikimenyetso, Aroni ajugunye inkoni hasi, ya nkoni hinduka inzoka. Farao kuko yaramenyereye iby'ubukonikoni n'ubucunyi, aravuga ati ibi ngibi nabyo turabimenyereye. Afata inkoni z'abakonikoni arabahamagaza, arabatumiza mu gihugu cya Egiputa cyose. Abakonikoni n'abacunyi n'abapfumu bazijugunye hasi, zose zihinduka inzoka. Abantu barategereza bavuga batese ko Farao akora inzoka na Mose agakora inzoka, turamenye watumwe n'Imana ruwe. Abaraga hugenza Satani yinjiza mu bantu kugira ngo abantu bamwigane cyangwa bamuyoboke, ariko iherezo inzoka ya Mose irazisakuma, za nzoka zose irazimira. Nibwo babonye kumenya ko Mose yari yatumwe n'Uwiteka koko. Ico Satani abikorera Abakorinto wa 2:14-15 haravuga ngo si igitangaza, kuko Satani nawe ubwe yihindura nka marayika w'umuco. Ubwo bimeze bityo ntabwo byaba igitangaza kugira ngo abakozi nabo bihindure nk'abagabura ibyo gukiranuka, ngo ariko iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Satani rero kuko yihanga mu nzoka, inzoka ikabizi kwigana, irigana kugira ngo abantu bamuyoboke Satani, noneho bibuke bakururiwe kurimbuka kandi barabera b'Imana.
urabona nkiriya nzoka yo mu Egiputa yatumye Abisirayeli bashukika batekereza ko na Farawo afite ubushobozi, ariko iby'Imana bihoraho iteka ryose. Abantu bashobora gukora ibitangaza n'ibimenyetso, ariko ikigaragaza iby'abantu n'iby'Imana nuko iby'abantu bitaramba. Na nibyo uriya mukuru umwigisha amategeko yitwaga Gamaliyeli yabujije mu gihe cya Kayisari Tiberiyo, abuza abantu gukurikirana ubwoko bw'Imana. Aravuga ati muzibukire gukurikirana abo bantu. Kuva mu gihe cya Kayisari Tiberiyo, Karigura, Claude na Nero haba ubwicanyi bukomeye, ariko Gamaliyeli umwigisha amategeko niwe wavuze ngo muzibukire abo bantu, ibi bakora niba ari iby'Imana ntabwo muzabarwanya mu bashobore, ariko niba ari ibyabo ubwabo bizashira, ntabwo muzirirwa muhangana nawe, ariko mwirinde bitagaragara ko murwanya Imana. Hari umuntu witwa Teuda n'umuntu witwa Yuda bari bahagurukije amateraniro akomeye, ariko babishe birasibangana. Ubwo rero inzoka ni umuntu uzi kwigana, niko bisobanura. Ingingo ya mbere ni igikururuka, iya kabiri ni ubugenge, iya gatatu ni umunyamakenga, iya kane ni umuriganya, iya gatanu ni umwanzi, gatandatu ni Satani, karindwi ni inzika, umunane ni umwanda, icenda ni umunyarugomo, icumi ni ikivume, cumi na rimwe ni igiteye ubwoba, cumi na kabiri ni utizera, cumi na gatatu ni imbabazi, cumi na kane ni indyarya, cumi na gatanu ni uburozi, cumi na gatandatu ni uwigana wishushanya. Inzoka ibumbiye mu kintu cishushanya. Imana idufashe kumenya uburiganya bwa Satani, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo dutware intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe gutsinda uburiganya bwa Satani. Ntabwo dukirana n'abafite umubiri n'amaraso, ngo ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho hejuru, ho mu ijuru. Nizo mpamvu tugomba kwirira tukamenya ishusho y'inzoka iyije mwiyerekwa yisobanura iki. Wenda abara bari kuguhiga babanzi, wenda hari abagiye kwishushanyaho, wenda haba hari abagiye kukuroga, wenda ni igikururuka gishobora no kukuruma kikagusiga mu busabwe, wenda ni indyarya, wenda ni ukukwigisha ubugenge ngo ugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Ibyo byose bisobanura inzoka iyo weretswe, cyangwa wahishuriye, cyangwa wabonekewe, cyangwa warose, cyangwa wabonye mu kimenyetso cyangwa igitangaza, ushakira mwaburiya busobanuro buhamwa n'ibyanditswe byera. Ntukagendere ku kimenyetso gisobanura ishusho kitanditswe mu byanditswe byera, ahubwo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Nta shusho yaba hanze y'ibyanditswe byera ngo isobanure ibyanditswe byera. Imana ibahe kumenya ubwenge, nkuko Yesu Kristo yavuze ngo mwe kugira amahugu nk'inuma, ariko mugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Ico twakwigana kuba inzoka nuko twagira ubwenge tukiteganiriza. Ikindi rero nuko mu bantu bacunguwe habamwe imbabazi. Ibyo nibyo utanze birebana n'umuntu ashobora kwigana inzoka. Umuntu ushobora ni ibintu bibiri byonyine. Icyambere uvuze ngo ni ukugira ubwenge. Ese pase ubwenge ubundi uvuze ko watangiye tubwira ngo ubwenge bariya hari abantu benshi bifashisha ubu bwenge bakabukoresha mu buryo bwo gukora ibyaha. Ati nta mpamvu yo kuvuga ibintu byose ngo birangize ngomba kugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Ubwo baba bakoresha ubu bwenge neza. Muri Yobu 28:28 haravuga ngo ubwenge ubundi ni ukubaha Imana, ubwenge ni ukuva mu byaha. Kandi Imigani igice cya 7 haravuga ngo kubaha Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge. Ubwo rero n'ubwenge bwo kumenya Imana nta rubwenge bwari bwose. Yesu Kristo yaratumye abigishwa be, aravuga ati mbatumye muri nk'intama mu masega aryana. Mugira ubwenge bw'inzoka, ntabwo bisobanura ngo muri inzoka. Biriya babyita ikintu cyitwa similarite. Hari ikintu cyitwa similarite bangwa, nkuko bavuga ngo ubwenge, ijambo ry'Imana rivuga hariya Yesu Kristo avuga ngo mutagira amahugu nk'inuma mufite ubwenge nk'ubw'inzoka. Ni ubwenge bwo gutekereza no guhishurirwa ibiri imbere, kuko ubwenge bwo kuri Imana yemera ni ubukura abantu mu byaha. Nizo mpamvu yavuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka, kandi gutinya Uwiteka nibyo shingiro ry'ubwenge.
ubwo ubwenge bw'ukuri ntabwo ari ubwo gutekereza ko abantu na za filozofiya, ahubwo ubwenge Imana yemera ni ubwo kuyimenya. ubwo ukaba uvuga ati aho ngaho niho umuntu yapfa kwigana ubwo bwenge. Ubwenge. Hanyuma se ubwo n'intumwa nibwo bwenge Imana yababwiraga? Nibwo yababwira bati mumenye ko aho mujya murasanga habagome, mumenye uko muraja murifata imbere yabo, mubitegure kare kuko barabanga nk'uko nanje banyanze. Aha, waruvuze ngo ikindi cya kabiri bagomba kwigana ni imbabazi. Imbabazi muri Petero ya mbere ibice 18 kugeza ku murongo wa 19 aravango nk'uko Kristo yababarijwe abanyabyaha akabambwa ibyaha byacu, niko n'abakiranutsi bakwiriye kubabarizwa abakiranirwa kugira ngo babayobore ku Mana. Ni ukuvuga ngo kuko Kristo yikoreye ibyaha by'abanyabyaha, umukiranutsi nawe agomba kwemera kuba itungo ryo koherwa yikorera ibyaha by'abakiranirwa. Bisobanura ngo akazira ubutumwa bwiza ari kugira ngo bakizwe. Bigaragaye ko yabaye igitambo cyabo mu gihe cy'intumwa, abantu bavugaga ubutumwa bwiza. Uribuka Petero na Yohana bamaze kubashira mu nzimboye, barababwiye bati mutubabarire. Abatambyi n'abakuru b'urusengero n'abasadukayo bati byamamaye cyane, bumvise bakozwe n'isoni babashira mu nzu y'imbohe. Ariko abantu baje kuzenguruka baza ngo aba bantu barazira iki? Abantu barambura ibiganza ku muntu usagije imyaka 40 yabaga ku rembo rya Salomo ryitwa ryiza, nico bazira. Turava tumenye ico bazira. Barabwira ati mutubabarire, mubwirize ijambo ry'Imana aho tuyobora hose, muvuga ngo Imana irabakunda, muzaja mu ijuru, mureke ubusambanyi, mureke inzoga. Ariko karakandu kuvuga ngo mu izina rya Yesu namwe mutudohorere mukareke. Petero yuzuye umwuka wera arabadi ako mukuyeho niko katunye umuntu usagije imyaka 40 ahaguruka gakira. Ntabwo twabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twumvise kandi twabonye. Yesu Kristo wenyine niwe dukirizwamo, kandi niryo zina ryaha abantu bose bo mwisi babasha gukirizwamo. Na niryo ryatumye rero mu ndahaguruka kagenda, ntabwo ari ryo twakwiyumanganya kuvuga. Bari bemeye kubizira kugira ngo abantu bagerweho n'ubutumwa bwiza bakizwe, ubwo bemeye kuba ibitambo. Noneho rero kwemera kuba igitambo ukikorera ibyaha by'abandi nico twakwigana hariya ku mbabazi. Ubwo no kuvuga ngo ibindi byose uvuze bigeze ku 14, umuntu wese urose inzozi nabanze atekereza situation yarahagazemo amenye ibyari byo. Aho sinaba ndimwe amadeni nkaba narabaye umuriganya akaba arakibonye ati okay nahanga bishaka kuvuga. Aho nta banzi bari banguse, aho sinabo ntawe nabiki inzika nanje ubwanje kubera ko yampemukiye nk'umukristo nkwiye kubika inzika akaba arakabonye. Hari n'ikintu avuze ngo ngishushanyo biteye ubwoba. Biteye ubwoba. Biteye ubwoba uti ari igihugu gose ko n'abanzi benshi. Ibintu biteye ubwoba cyangwa nibiza bigiye kuza biri imbere, hagiye kuba intambara iri mu biteye ubwoba. Ariko uyu batanzeho urugero hariya mu mubwi hariya muri Amose ibice 5:19 avuga ngo bisa n'uwahuye n'intara kikanga, yabirinduka yicitse akabahuye n'idubu, yakwinjira mu nzu ngo acike intare n'idubu akegabira inzoka. Bavuga ko biteye ubwoba kimwe. None pase ko uri mu gusobanura zino nzozi, kandi ko hari abantu barota kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru batajya barekera kurota, kandi umubwiriza akaba yaravuze ngo mu nzozi habamo ibitari byo ibipfuye byinshi. Aha abantu ntibazaza barota inzoka buri gihe bakumva ko hari ibindi bintu barose, kandi nta bihara ari za nzozi z'ubupfu zidafite epfo na ruguru, zidafite igisobanuro. Hari inzozi z'ubwoko bubiri. Ikinyarwanda ntaho gifite amagambo. Muri Bibiliya y'Igifaransa hari ikintu bita rêve, za zindi z'ibipfabusa. Hakaba n'icitwa songe, dream, inzozi ziva ku Mana nk'ubutumwa nk'inzira y'itumanaho yatoranijwe. Ntabwo Danieli yarose inzozi z'umuruho, twita inzozi z'umuruho. Iyo umuntu yari afite ibintu byinshi wenda akaba atakibibona, hari igihe bigaruka mu nzozi ukagira ngo byagarutse n'ibyo, ariko ari iz'umuruho. Kanje nari umworozi w'inka, intambara ibaye barazisahura barazimara, ariko abagiye igihe naryabye nkongera nkabona nziragiye nkishima, namara kwishima nakwicura ngasanga ntabwo ndi ni masisi.
bigasobanura ko izo zari iz'umuruho, ntabwo ryari itumanaho riva ku Mana. Ibyo nabyo urabimenya. Ikintu nyine watekereje mu mutima wawe ni njye ukunda umukobwa ukamurota, ni njye wanga umuntu umwikanga ukamurota. Ibyo byo urabimenya. Ariko hari itumanaho riva ku Mana iyo wagize ibihe byiza wasenze, atari Satani wakuvangiye, niwe ushakiraho. Nibwo ujya muri izo kategori zose wala. Ariko ibira byo kurota byo buri munsi ntago ari ngombwa guhita ujya gushaka. Ibyo ngibyo wireba ukumeze, kuko biza bisa n'ukumeze wowe. Hari inzozi, ubundi dukunda kuvuga ngo inzozi ziri mu buryo butatu: inzozi zikomoka ku Mana, inzozi z'imiruho, n'inzozi z'abadayimoni. Hari igihe usanga umuntu yaratatswe n'abadayimoni bamuhoza inzozi zo kumutera ubwoba gusa, usanga ararota ibintu bibi, wenda ugasanga n'izo nzoka hari n'abarozi bazimwoherezaho mu buryo bw'umwuka, karahanganira nabyo mu nzozi. Ibyo yamenya ari ibiki kandi atabizi. Icyo gihe turi mu itorero hano, kuko ijambo ry'Imana byo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso, dukirana n'imyuka mibi. Umuntu ukijwe agomba kwigishwa akamenya ibyo bintu. Niba ari abadayimoni batera, ntabwo umuntu usenga yahora yoshwa n'abadayimoni asenga, kereka niba hari icyo yahishe cyangwa baramwubatsemo nk'igikoresho cyawe, cyangwa se yaramutambye atarapfa. Ariko umukristo wihannye akaba asenga Imana, ntabwo hahora haza abadayimoni. None se paze, nk'uwo muntu uvuze ngo Isa yaramutanze atari yapfa, wenda agakizwa agakomeza guhangana n'ibyo bintu, uwo wamubwira iki? Iyo ni ministere de deliverance, yigukwayo ni sije ndende cyane. Ni ukuvuga ngo Iso iyo agiye gupfa araguza aterekera, abaja kugirana amasezerano n'ikirwamana yakoranaga naco. None kuko abafite abana benshi kiramubwira tuzansigira nde, ati akashita mu wakunda. Uzamusimbura ku butware bwe ni wakunda. Yamara kumusiba akaba yahise mu mwana ufite imyaka 2 utazi byari byo, ariko akaba yamutanze kikamumenya. Ico gihe rero arakura. Noneho rero yatakubahiriza ya masezerano, iyo sagiye gupfa byensire aramubwira atukomeza umurimo ni wewe mpaye inkoni. Noneho rero yamara gukura ntiyubahiriza amabwiriza se yagenderagamo, kandi yaramuhaye amabwiriza. Ico gihe kiramucuza, kikamunyagisha, kikamuteza ibyago bihoraho. Ariko iyo ari umukristo, iyo akuze ntabikurikize kandi yaratanzwe, icyo gihe bisaba kugira ngo amenye ko ibyo bigirwamana bifite imbaraga, abisengere kuko abizi. Ariko iyo adahishuriye ko ari ibyo, agakeka ko ari ibyago bituruka ahandi, bimugumaho bikageza igihe azahishurirwa ko ari kwakura yarazwe ibigirwamana se yasize, noneho yasenga bikahava. None se ko hari igihe nka so ashobora kugutanga, sibyo? Ariko agapfata bikubwiye, icyo ni icyambere. Hakaba n'igihe n'ubwo atari na so, ahubwo waratanzwe na sokuru wawe, kandi akagutanga mu by'ukuri itazi byari byo, kandi abivuganye na so. Wenda tuvuge sokuru wawe akorana n'ibyo bintu, araterekeragira atari abantu n'ibindi, hanyuma agasaba umuhungu we umwuzukuru uzakomeza urwo rugendo, uzakomeza aho ngaho. Hanyuma ugasanga bose barapfuye, wowe ugakuru ugakizwa, ugasanga mu gakiza kawe uraho ruhanganye n'ibintu nk'ibyo. Ruhanganye nabyo. Ariko iyo usenga hari hishurirwa riboneka, ndetse n'abanyamasengesho bari kumwe, uretse wenda imitwe yabaye mu nsengero, ariko abantu babihaye Imana barabibona. Ni wumva ngo bamusengere kugira ngo iriya migozi babyita shene satanike yibaho ikahava. Ariko iyo utari wabihishurirwa ubu umukristo, ariko akabintu barabiza bibitero, bikunyaga, bigucuza, bituma uhomba, bituma ukagira ngo wenda ni Imana yanaguhamagaye, wenda ngo ishaka gukora, ariko wenda ari byo byatumye biri kugukurikirana kutujuje amasezerano. Uretse n'ibyo ahubwo nazanze ugasanga urabona mu nzozi zimbi gusa zigutera ubwoba. Voilà, ibyo nabyo biraba. None se nk'uyu muntu uramubwira iki pastor? Uyu muntu ndamubwira ko kwinjira mu masengesho kandi gukizwa by'ukuri atajengetse, kuko ikije uruhande rumwe ubisigira urwabyo ntibizakuveho. Ariko iyo wiyegurira Imana burundu, ubona uko uhangana nabyo utagisa nabyo. Narizo mpamvu Pawulo yavuze ngo mutware intwaro zose z'Imana
ngo nizo muzabasha kuzimisha imyambi yose ya wa mubi yaka umuriro. Ni ugukizwa neza. Aha, mu gusoza ubwo ni ukuvuga ngo abantu bose barota inzozi agiye banza amenye situwasiyo yarahagazemo muri iyo minsi niba akijijwe koko. Amenye ngo kuba ndose inzoka imeze gutya na gutya iributsa. Hari ibyinyibutsa ese muri iyi minsi muri 2016 batubwiye namenye ko muri iyi minsi hari ibintu ndi gukora sibyo Imana ishatse kumbwira. Wala. Okay. Hanyuma mu gusoza niki kindi wabwira abantu? Ibyo nabwira abantu ni ukwambara intwaro zose z'Imana, kuko abo dukirana nabo si abasirikari b'isi, ahubwo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Satani ntabwo abera hose icyarimwe, ariko agaba ibitero hose. Ubwo rero ntaho waba uhagaze ubu ngo uvuge ngo ntabwo akikugezeho, kuko muri Luka 14 umurongo wa 4 kugeza 5 havuga ngo ajanye Yesu ku musozi yamweretse ubutunzi bwose bwuzuye isi. Aravuga ngo numfukama ukandamya ibi byose ndabiguha kuko ari nje wabigabanye. Ntabwo Yesu yamuhakanije ngo wabigabaniye, ahubwo yarazi ko ari mu nshingano ze ko avuze ukuri kwigisigara uguhangana nawe mu mbaraga z'umwuka n'ijambo ry'Imana. Kandi byose ijambo ry'Imana no gusenga uzanesha Satani, uzanesha umubi, uzatkandagira yanzoka, kuko n'ubushobozi Imana yaduhaye. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nabahaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka. N'ubutwari Imana yaduhaye, ntabwo tuzatinya inzoka ahubwo tuzayikandagira. Imana ibafashe, ibaha ingamba, ibaha imbaraga zo gukandagira inzoka, kugira ngo muzagaragare mudatsinzwe mu gihe Yesu agiye kugaruka mu bwiza bwe, maze mwinjire mu bwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Amena. Amina. Dusengere. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, uri kumwe natwe. Abantu benshi barerekwa, abandi bakarota, abandi bakabonekerwa, abandi bagahishurirwa, abandi bagahanurirwa, ariko ibyo byose iyo tutaje imbere yawe biratunanira. Ariko akakaya buriye bene data bakurikiranye inyigisho, tumenye aho duhagaze. Iyo weretswe cyangwa ubonekewe cyangwa urose, umenye ibihurimo kugira ngo bashe kubigereranya n'ishusho yaje mu nzozi cyangwa yaje mwiyerekwa, maze ukabona uko upfukama ugasenga Imana ikaguha imbaraga kugira ngo bashe kunesha imbaraga za Satani, maze ujinjire mu bwami bw'iteka mu izina rya Yesu. Amena. Pastor turagushimiye cyane kubw'iki kiganiro. Hanyuma turashimira mwebwe mwese mubana natwe mukurikira ibi biganiro. Turabasaba kugira ngo mukomeze kubana natwe, kuko tubafitiye byinshi, murumva ko hari ubundi bumenyi muri kugenda muhabwa, kandi ni byiza gusobanukirwa inzozi urose, bituma umenya uruhande uhagazemo hagati yawe n'Imana. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, ikiganiro nakagaruka. Hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru, ati nimuze bana banjye.